ahenshi mu nzu zicururizwamo hagaragara ibipfunyikwamo bikozwe mu mpapuro. Izi ziba ziriho izanditsweho n'imashini cyangwa ikaramu, bigapfunyikwamo ibiribwa biribwa ako kanya n'ibiribwa nyuma yo gutekwa. Ntibyoroshye kumenya neza inkomoko y'izi mpapuro zipfunyikwamo, gusa abazipfunyikirwamo ibyo bahashye bakemeza ko zadutse nyuma yo guca amasashi. Kuri aba baturage ngo bakeka ko ubuzima bwabo bwaba buri mu kaga gashobora no kuruta kupfunyikirwa mu isashi. Bapfunyikiye muri ambaraje zimeze gutya nk'iyo ari isukari, ukuramo isukari usanga ibintu byose byagiyeho na zino nyuguti zagiyeho ukabura ukuntu yinywa. Biba birimo imyanda, hari n'ibindi bya envelope birimo n'isima. Ibi ngibi se urabona atari ibintu by'umwanda, ibi ni by'umwanda, ibi ni byo muri tuwarete. Aya nta buziranenge ibi ngibi. None se tuvuge wenda hano imbere hasa neza, nk'ubu se uhindukije hano ugashiramo ikintu iri range ntago rivaho bikagendana, ukasanga wabinyoye byagutera n'uburwayi. Wabyagutera uburwayi. Ahubwo ikiza n'envelope zigendeye kuri gahunda, ibidafite umwanda ukuva mu nda ni mibe. Nese isukari wayishyiramo hano, nese inyama wayishyiramo hano, n'umugati uwushizemo hano urabona ko ari amavuta, byose biragendana. Ese wawukoza mu cyayi ukanywa se ubunyweye bino bintu, impamvu turwara mibe. Nese irindazi wayishyiramo hano, indazi bagushyiremo ahangaha ni ukwisayidira muri make, nta suku bafite, nta n'ubuziranenge babifite. Ahubwo hari envelope zabugenewe ziva mu ruganda, izo nizo dushaka. Izi ngizi zigakomeza amashashi barayaciye, izi zigakomeza akazi. Izi ziba zarangije garanti, ubundi ziba zarangije kuba pobere. Gukoramo envelope rero ni ibintu byo kwiyaranja. Ibi haba hajyemo imyanda myinshi, gushyiramo irindazi cyangwa ikindi kintu ntabwo ari byo rwose, natwe ntabwo tubyemera. Ubona byatera nk'uburwayi cyane, uburwayi bwinshi, amibe, indwara zitandukanye, isuku nkeya. Iyi ni isuku nkeya kuko byonyine mbere yuko bajya gushyiraho izi ngizi ziba zaciye mu ntoki nyinshi cyane. Za ndwara nyine ni ukubura uko tubyifatamo, ubundi bigomba gutera indwara nyinshi. Biba bitekanye ariko kuko baba bari kwiyeranja, kandi nawe ukeneye guhaha nta kundi bigenda, ariko nyine ntabwo biba bitekanye. Ubona ari ikibazo ni ukubura ukuntu abigenza, ntabwo byagikemuye. Se nk'ibi ngibi batoragura mu hehe hose mu myanda abana baba bigiyeho, ukabona nk'amabirote y'abana n'ibyo tukongera tukayahiramo. Njyemba numva kuko iruhande bitarakemuye ikibazo, ahubwo byateye ikindi kibazo kirenze icyari kiriho. Njye niko mbibona. Make rero ni ukuvuga ngo ibi ngibi biba byanditseho iyi miti ivaho ishobora gutera indwara zitandukanye, harimo kanseri, harimo amibe, harimo n'izindi ndwara zigenda zishoboka nk'igituntu. Ubundi izi envelope bari bazikoze mu buryo bwo kuzifashisha banga ibintu bya plastike nk'amashashi, ariko njye mbona ahubwo ariho bateye ikibazo, kuko izi envelope ubwazo ziba zarabaye expired, zarakoreshejwe. Noneho ikindi ziba zinanditseho, none iyo bazipfunyitsemo ibintu kenshi dukunze gukoreshwa mu gupfunyika isukari, ubunyobwa, umunyu n'ibindi, kandi ibyo ngibyo ni ibintu bihita bifata vuba bikaba byakwandura. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge cyemeza ko izi mpapuro zipfunyikwamo nta buziranenge. Kuri Desire Musango uyobora agashami k'ubugenzuzi bw'inganda muri RSB, ngo upfunyika abagamije kugumana ubuziranenge, kandi ngo wino yandikishijwe kuri izi mpapuro si nziza ku buzima. Agasaba abakiriya kuba aba mbere mu kwamagana izi mpapuro. Chemicals inyinshi yaba iyo wino, yaba ibingibi mureba bya printer ziba zasohotse, byose ntabwo ari ibintu bundi byagenewe kuribwa n'abantu. Bivuga rero iyo biramutse bigeze mu mubiri, ibyinshi muri byo biba bishobora gutera ibibazo by'amakanseri. Ubu ngubu wenda sinakubwira ni kanseri ni cyangwa hari ubushakashatsi bwabaye, Minisante ntabwo irabukora ubushakashatsi, ariko icyo tuzi ni uko amakemikoza menshi arimo n'iyo wino ashobora gutera kanseri ku muntu waba wayariye. Ntabwo watekereza kuzagira kuri buri butike iri mu gihugu ugenda ubwira buri muntu, biragoye. Ariko umukiriya, umuguzi we nyir'ubwite namara kumva ko ibyo bintu bidakwiye, yaza kugura niba ari umugati, niba ari ikindi agiye kurya, bamupfunyikira mu gipapuro cyanditseho akabihakana. Aho ngaho niho umuntu ahera n'abandi babikoreshaga bakagenda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge kigaragaza ko igipfunyikwamo cyujuje ubuziranenge kigomba kuba kigaragaza igipfunyikwamo icyo cyagenewe, ingano yacyo, uwagikoze, igihe cyakorewe n'igihe kizarangirira.